Muraho neza bavandimwe namwe inshuti za Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Benshi bagira ibinya mu maguru bakambaza bati nibihe bintu byo kurya umuntu yafata bikagabanya iki kibazo vuba. Ntujye kure, iyi video nibyo yubakiyeho. Waba wumva ibinya mu maguru yawe cyangwa se ukaba wumva amaguru yawe ameze nkasinziriye cyangwa se ukumva harimo nk'utuntu tugenda mu birenge cyangwa se tujomba jomba. Hari n'igihe ibingibi bishobora kugutera kubyuka nijoro, kubabara cyangwa no kutagenda neza. Ariko reka nkubwire ikintu abantu benshi batazi, burya ibyo urya buri munsi bishobora kuba ari byo bituma ibinya bikomeza cyangwa se bikaba binashobora kuba ari byo byagukiza burundu. Muri iyi video ndakwereka ibiryo 7 bikiza ibinya mu maguru, ibyo ugomba kwirinda n'impamvu nyayo ituma ibi bikubaho. Gusa nk'umwihariko wa Physio Rwanda ndaza no kukwereka imyitozo nk'ibiri cyangwa 3 ushobora gukora kugira ngo umubiri wawe ubashe kugenda neza muri ubwo buryo, bityo ubashe kuba wakira vuba. Reba kugeza ku musozo kuko hari ibintu ushobora kuburya buri munsi bikongerera iki kibazo cyo kugira ibinya, kandi mu by'ukuri wakabaye hari ibyo urya iki kibazo kikabasha gukemuka. Niba ari ubwa mbere udukurikiye uze gukanda subscribe. Mu byo ndi buvuge byose, aho ndi buvuge ntuhumve neza uhandike muri comment ndagusubiza. Niba hari nicyo wifuza ko nazagusobanurira muri video itaha, nacyo cyandike muri comment kugira ngo nzabashe kukigusobanurira. Kuba dusanzwe twubana mu biganiro bitandukanye, ndizera ko mukomeje kunkurikira kugira ngo mumenye byinshi bitandukanye. Nanjye mba niyemeje kubaha buri kimwe namwe kubyo muba mudasobanukiwe nkuko mumaze kubimenyera, mubyandika muri comment nkabasha kubasubiza. Kuki rero ubundi umuntu agira ibinya mu maguru? Burya ntabwo ari ibintu bisanzwe buri gihe, ahubwo biterwa no kuba hari imyakura itari gukora neza, kuba hari amaraso atari gutembera neza, ndetse no kubura vitamine zimwe na zimwe mu mubiri. Iyo rero umubiri wawe ubuze ibyo ukeneye, aha nibwo imitsi itangira gukora nabi, amaraso nayo agahagarara ntatembere neza mu mubiri, bikakuviramo ibinya ndetse na twa tuntu tujomba jomba cyane cyane mu maguru. Niyo mpamvu rero kurya neza ari ingenzi cyane. Uribaza uti nibihe biryo byagufasha by'umwihariko ugukira ibibinya byo mu maguru? Nyemerera turebere hamwe ibiryo bigeze ku bwoko 7 bishobora kugufasha gutandukana n'iki kibazo. Ibiryo biza ku mwanya wa mbere ni ibiryo burya birimo vitamine B12 cyangwa se vitamine B12. Ibi biribwa birimo nk'amagi, birimo amata, birimo inyama. Ibi byose bifasha imitsi gukora neza kandi rwose bikagabanya ibinya. Ni byiza yuko ugomba kubirya. Ibindi biryo biza ku mwanya wa 2 ni ibiryo birimo magnesium cyangwa se iyi myunyu, by'umwihariko nk'ibishyimbo, imboga rwatsi ndetse na avoka. Ibi nabyo ni ibiribwa byiza cyane ko bigabanya ukwifata kw'imitsi ndetse n'imikaya. Ibi ngibi rero bigafasha amaraso kugenda neza ndetse ntibibangamire imitsi yari isanzwe ica imbere y'iyo mikaya. Ibiryo biza ku mwanya wa 3 ni imbuto cyangwa se ibyo bita fruits mu rurimi rw'icyongereza. Izo mbuto zirimo indimu, amacunga n'amapera. Izi ni imbuto rero zituma amaraso agenda neza mu mubiri. Birumvikana ko iyo amaraso ari kugenda neza, bya binya byawe bishobora kuba nabyo byahita bivamo. Ibindi biryo biza ku mwanya wa 4 ni ibiryo birimo potassium, birimo nk'ibitoki ndetse na avoka. Ibi byose bifasha imitsi ndetse bigafasha n'imikaya. Usibye rero ibyo biryo maze kuvuga haruguru, hari n'ubundi buryo wakoresha. Navuga ko nabwo bwihariye, nabwo navuga yuko burya kunywa amazi menshi ari ibintu byiza cyane. Burya dehydration cyangwa se kubura amazi mu mubiri cyangwa se kugira amazi make mu mubiri, nabyo wari uzi ko bitera ibinya. Niyo mpamvu rero kunywa amazi menshi ahagije buri munsi biba ari byiza, kuko bishobora kugufasha kuba wakira ibyo binya bikuzahaza buri munsi. Ibindi biribwa biza ku mwanya wa 6 ni ibiribwa birimo proteine cyangwa se izi ntungamubiri. Ibi biribwa birimo amagi, birimo inyama ndetse birimo na soya. No kuvuga ngo ibi biribwa birimo proteine byifashishwa cyane mu kubaka imitsi ikamera neza, bityo bya binya byazagamo ntiwongere kuba wabyumva.
nkwibutsa ko n'ubundi akenshi ibinya bikunze guterwa n'ikibazo cy'imitsi ibitari gukora neza. Ni byiza rero ko urya amafunguro kugira ngo abashe kuba yagufasha. Ku mwanya wa 7 naho hari ibiryo by'ubwoko bwiza ababyita omega free foods. Ibi ngibi rero bikaba birimo amafi nayo by'umwihariko ya omega niyabonekamo nyine izi ntungamubiri. Aya mafi rero ni meza kuko agabanya inflammation cyangwa se kubyimbirwa kw'imitsi. Ibi rero bikaba byatuma bya binya bitari buzemo, kuko logique yoroshye cyangwa se ikintu muri by'ukuri gituma ibyo binya biza nuko wa mutsi cyangwa se uyu mwakura ushobora kuba wagize gutyo ukabyimbirwa. Iyo byimbiwe rero ntabwo amakuru abasha gutambukamo neza. Niba ari n'umutsi w'amaraso nawo iyo ugize ikibazo ukaba wabyimbirwa, utuma nyine ya maraso ari butembere neza, cyangwa se wabangamirwa ya maraso ntave hamwe ngo agere ahandi, ugasanga rero bikomeje guteza ikibazo. Niyo mpamvu aya mafi ya omega 3 foods afasha cyane mu kugabanya uko kubyimbirwa, bikaba byakuraho bya bibazo by'ibinya byakuzengerezaga cyangwa se warusanzwe ugira. Ibiryo ugomba rero kurya ni ibyo ngibyo mvuze haruguru, ariko hari n'ibyo ugomba kwirinda. Icyitonderwa, ibi ngibi byose ngiye kukubwira ni ngombwa yuko ubyirinda kugira ngo ubashe kuba wabasha gukira, kuko byo bishobora guteza ibibazo aho kubikemura. Ibi ngibi bishobora kongera ikibazo, niyo mpamvu ugomba kubyirinda. Isukari nyinshi, amavuta menshi, ibiryo bidakenewe ndetse no kunywa inzoga nyinshi, ibyo byose bituma amaraso agenda nabi ndetse n'imitsi yawe ikaba yarushaho kwangirika, bityo byabinya ugakomeza ukabyumva. Reka rero turebere hamwe aho ibi biryo bihurira n'imyitozo myiza ya physiotherapy kugira ngo bigufashe kuba wabasha gukira bya binya. Ntabwo bihagije kurya neza gusa, niyo mpamvu gukora imyitozo irimo nka calf raise, aho uhagarara ku mano ukaba wagenda wongera usubira hasi, ukabikora nk'inshuro 15, cyangwa se wabikorera no ku gitanda ukajya usa n'uhina aho ngaho mu kagombambari, usa n'uzamura amano wongera uyamanura gutyo. Uyu ni umwitozo mwiza cyane ugufasha kugenda buri munsi ndetse no kwinanura, stretching, kwirambura. Ibi byose nibyo byihutisha gukira cyane, kuko ya mitsi bikeneye kurambuka, amaraso kagenda neza, igakora neza, bya binya bikagabanuka. Birumvikana ko rero imyitozo yo kwirambura, kurambura amaguru, kuyahina ukongera ukayarambura, ni imyitozo myiza cyane kuko ifasha nyine ya mitsi kurambuka, yaba amakuru agendamo akagenda neza ndetse n'amaraso anyuramo akabasha kugenda neza. Ibi byose rero navuga yuko ari byo byihutisha gukira mu buryo bwiza. Nk'inama z'ingenzi nakugira nsoza iyi video, ni uko udakwiriye kwicara igihe kirekire, kandi nanone niba umaze umwanya wicaye ahantu nk'iminota 20 cyangwa 30, ni byiza kuhaguruka ugahindura uwo mwanya, nubwo wagenda umunota umwe ukongera ukagaruka ukicara, umubiri wongeye gusubira mu mwanya mwiza. Ntabwo ari byiza rero nk'abantu ugenda ugasanga amaze amasaha 2 yicaye areba filime, areba umupira, cyangwa se areba ikindi kintu icyo ari cyo cyose, cyangwa se ari kuri telefone cyangwa laptop. Ntabwo ari byiza, cyangwa se no kuba wamara uwo mwanya wose uri mu kazi. Ni byiza ko unyuzamo ugahaguruka kugira ngo umubiri wawe wongere uwuforme neza, uwuha imbaraga zo kongera kwikora neza. Ikindi nanone cy'ingenzi, ukwiriye gusinzira neza, ugomba kubikora kuko nabyo birafasha cyane, ukanirinda stress. Stress nazo ntabwo ari nziza cyane ko nazo zitera ibibazo by'imitsi cyane. Niyo mpamvu iyo wirinze stress ushobora gukira ibyo binya mu buryo bwiza kandi bwihuse. Nsoza rero navuga ko muri make ibinya mu maguru bishobora guterwa n'ibyo urya buri munsi, ariko inkuru nziza niyi, ushobora kubihindura guhera uyu munsi ukarya ibyo nakubwiye haruguru, ukibuka no gukora iyo myitozo ya physiotherapy kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Niba iyi video igufashije, kanda like, ubundi uyisangize undi muntu uwo ari we wese uzi nawe yabasha kugirira umumaro, cyane ko abantu tuba tuziranye, ukaba uzi ngo inshuti yanjye ifite iki kibazo, ahora ambwira ko arwaye gutya. Iyi video ishobora kuba yamufasha cyangwa ikamugira inama. Ibyo ngibyo nicyo Physio Rwanda twaziye kandi ni nacyo tuba tugamije. Niba hari icyo wifuza ko naza gukoreraho muri video yacu itaha, cyandike muri komenti, nzabashe kuba nakigusobanurira muri video yacu itaha.